ndagira ngo niba byibuka njya nari ngiye nko gukuramo inkweto aravuga ati injira ariko winsebya injira ntago bazikuramo ndinjira ndagenda nicara ahantu cecetse mera gutya kagasa niwo musatsi wanjye uvuga abantu benshi nibo bibuka kinatirere cyiza cyinshi ku mutwe nuko nguko nyine ngiye kubona mbona barampagurukije bampa igikombe mana yanjye numva nyine isoni ziranyishe numva meze nk'akana nyine urumva nari ngeze ahantu ntari nzi. Nese ubundi wagiye muri filime gute? Wajya muri filime guteze zo kuza imbere ya kamera? Yapana kuza guki imbere ya kamera. Wenda se wabyumvishije cyane ndagufashije wenda kubijya? Ni Gasasiro. Nukuri. Gasasira nyine yamenye iyo casting ya Ndi Umukristo. None Gasasira asanzwe nzi. Muri Ndi Umukristo ne yambere. Ingo ubundi ziba ari z'abagore kuba usanga ari twe tuhaba kenshi. Nitwe tuhakorera ibintu byinshi bitandukanye ibintu nk'ibyo. So umugore mwiza umumenya wamusuye, umugore mwiza umumenya iyo winjiye iwe uburyo ibintu iwe bimeze. Umugore mwiza umumenyera ku mukozi akoresha iwe mu rugo. Umugore mwiza umumenyera ku bana. Umugore mwiza umumenyera aho bicaye. Ugasanga umwana w'umukobwa arabyuka saa 11 agashyuhiriza umugabo wawe amazi akagenda akayatereka hariya kandi abizi mwabadamu tarabo murabizi akabakomangira nashyize amazi muri dushe umugabo akabyuka akajya gukaraba. Sibyo? Niba hari abantu nabonye nyine barizoninga n'abantu n'abagabo ntago bahubuka mu kuvuga nta nubwo bahubuka arabireba ukajya kumva mwashwanye ukajya kumva twi erega nubwo wanagenda uyu se si ubikora. Nk'ubu n'abagore bangahe like wicaranye n'umugabo wawe uburishwa neza ko bamuhaye andi mahirwe yo gushaka yashaka wowe muri bangahe ukaba ubizi ukavuga uti nicaye ahangaha ko ndabizi neza yonge bibaye ngombwa ko bahitamo ese yakongera akampitamo nzi neza ko hari abantu haba amahitamo andi mahitamo. Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasana akomeze kubarinda. Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Ndabanza gushimira abantu mureba ibiganiro byanjye, abantu mureba filime zanjye n'abatarazireba mujye kuzireba kuri Ketchup Films. Mbare muzirebe murebe n'ibiganiro byanjye dore rwose murabireba ariko ntago muri kubireba neza. Umeze tema? Meze neza. Urashima Imana? Meze neza kabisa. Ibyo bagende bareba filime zanjye. Sha mwagiyeyo. Kandi ni yawe. Ni njyeho narumiwe. Ubundi reka je ahubwo batubwira ikintu bashaka ko dukora. Sibyo da? Sha. Naha katwakira umubyeyi ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu utamuzi. Ahantu hose ngo reka twakiriye umuntu ngo n'ahantu batamuzi ari agenda ajya agamyumva ngo ngiye kwikubitaza. Hari abantu mumuzi ku mazina menshi cyane ariko wenda mukaba mwari mumaze iminsi wenda mutamwumva neza nkuko mugiye kumwumva ahangaha. Reka tubahe ikaze mwibwira abantu badukurikiye. Akoze nivuge se nitwa Umuganwa Sara. Ntarindi. Abantu benshi bakuzi nka Mutoni sibyo? Abantu benshi bakuzi nka Mutoni cyangwa nka Sara? Yabanze nka Mutoni. Sara ryo shaye banijyange nabo mu rugo gusa nabwo kwa mama wanjye na papa wanjye abandi bo nta n'uryo baba bazi rwose. None se harya muri Ndi Umukristo wakinaga witwa nde? Nakinaga nitwa Celine. Ese kubera itabi ryinshi ubu numvaga ko ariho Sara ryavuye. Nyatabi se? Oya. Sara ni amazina yanjye yo mu irangamuntu. Umuganwa Sara niko nitwa. Ubu nyine sinzi impamvu muri Ndi Umukristo. Muri Ndi Umukristo disi wakinaga neza cyane akana kababaje. Ugiye ireba? Ntabwo nkireba nta nubwo nzi ahantu sinzi aho yagiye.
hari abantu bajya bafata uduce tumwe na tumwe twa filime za kera bakadushyira kuri YouTube ariko nta nubwo aba ari ba nyirazo ntago nyine babishyiraho byuzuye biba ari ibintu biri aho ngaho kuyibona pe gusa icyo nzi cyo nuko nabaga mfite umutwe wonyine nari mbyibushye umutwe imisatsi yanjye sha nimba hari ikintu cya mbere nakubonyeho bwa mbere nkubona nkagikunda n'umusatsi wawe nuko umuntu atabasha kugira ibyo avuga ariko umusatsi wanjye ntacyo utwaye iyo wivuze biba usa nkaho wagira ngo uri kwirata ku musatsi wanjye umusatsi wawe ni mwiza cyane ku bantu bakuzi wenda utarambara sheri abawubonye sha mubivuge ufite umusatsi mwiza ntago bawibuka si ubu barawibuka sekeca wowe urawibuka ndawibuka cyane mbwira ahantu bwa mbere nakubonye nkahita nanawugumana mu mutwe Rwamara hafi yo kwa Mafike yego disi muri za casting se Ramazani rekosha casting za Ramazani mana we ndazibutse zo haruguru ni kuki hajya hari secteur kuri segiteri ngo disi Ramazani nawe akinanutse Ramazani yarananutse ari umuzungu cyane sibyo oya no ni umuzungu ariko nyine mbere bwo yamugani kari akayobe cyane kari akayobe byatari hari izina nari ngiye kuvuga ko yari kuzama ababyeyi banjye uriya munsi rero uhaza hari hashize iminsi mike uhawe igihembo sibyo cyari ngo cy'umukinnyi kazi mwiza muri filime za gospel zari za gospel uriya munsi rero ariko urabyibuka ukuntu wahinduye nageze muri Serena aribwo bwa mbere ndumva nigeze mbivugaho nageze muri Serena aribwo bwa mbere ngiye gufata kiriya gihembo bwa mbere bismillah nkandagira ku itapi iriya tapi yo muri Serena ni ukuvuga ngo ugiye ukihakandagira uba ubona ari nk'uwagira ngo ni nk'ikisi uri gukandagira nko kuri matera haranepa nkabona abandi bari kwinjira n'inkweto nzikuremo ngira ibiki mwana we sha umuntu wamfashije ni Irunga disi Irunga yararebye arabataka akantu ni agaturage kuko ni nawe wampamagaye arambwira ati se bigeze urumva numvaga nyine nka biriya by'ibihembo nge narikiniye ariko numvaga bifite ba nyirabyo babiha basanzwe babirimo ibyo bintu nyine nge batantekereza noneho bampa igihembo ntanabizi noneho Irunga arampamagara bitese ni byiza none se waje kuri Serena ni hehe koko ntise habaye iki ati se ati batanze ibihembo Irunga ngira ngo nawe yari ari mu bantu ngira ngo sinzi uko yabimenye arambwira ati noneho we shaka akamoto ugatege ngenda karangira nuko atinjira ndagira ngo niba byibuka ngira ngo nari ngiye nko gukuramo inkweto aravuga ati injira ariko winsebya injira ntago bazikuramo ndinjira ndagenda nicara ahantu ncecetse mera gutya kagasa niwo musatsi wanjye uvuga abantu benshi nibo bibuka kinatirere cyiza cyinshi ku mutwe nuko nguko nyine ngiye kubona mbona barampagurukije bampa igikombe mana yanjye numva nyine isoni ziranyishe numva meze nk'akana nyine urumva nari ngeze ahantu ntari nzi aribwo bwa mbere muri Serena muri icyo gihe 2010 na kangahe 2015 harya ni muri iyo myaka na 4 na 5 urumva hashize iminsi basa bagiraga muri Serena muri kiriya gihe bo nibanga usibye nyine abanyamujyi babaga za kavukire zinaha twege tuba twaravuye hirya iriya wapfa kugeramo uko wibone akare uwo munsi nyine nkubwiye nabonye umusatsi wawe uzana hariya hari casting baravuga uyu munsi haraza kuza abantu bakomeye oya nari narakinnye ahubwo byari bitaracamo none se zitandukanye na za zindi twakiniye ntuzi hari ubundi mukire twigeze gukorera keca hariya kwa ntuzi kuri Cafe de Nyakabanda ku kari agahanda k'amabuye sinzi ukuntu yitwa ndabyibuka dukinira mu bintu ahantu twagiye ni hehe hagaragaza iki gishanga Nyabisindu
sinzi ntago mbizi ahantu habi hari ahaburu bakijyanye gukinira ntabwo nzi n'ukuntu yitwa hari harimo Vanessa njyewe nawe undi mukobwa sindi kumwibuka tukajya gukinira ahantu bitaga kwa Mushana no kwa hari n'ibitaro twakiniye mwitiranwaga ahubwo uwo mutipe bita Neri ni Neri twagiye gukinira ahantu mu nzu nziza gusa kuki utabyibuka uwo keretse niba ariho kwa Mushana wa mugani inzu yari irimo hejuru niba yarajyaga managinga abahanzi niba simwibuka haba ariko sha iyo filime naragacuye ngo mba ndwaye sida nawe ngakugambanira ukayirwara yalla filime ni yari papa wirabura yitwa nde ahubwo Claude yaragiraga Yandera ntago mwibuka gusa umuntu nibukamo ni Noze ni Claude wari ufite nuza hano mu gahanga imyotso myinshi umupapa w'igikara yitwa Claude ubwo niwe yari afite imyotso siwe nyirazo se ndumva ari we nyirayo ari kumana twakinnye filime kera we uriya munsi rero baravuze ngo haraza umuntu ukomeye Ramazani hari ukuntu azi kuvuga twicaye twese turi kureba njya kubona mbona ni wowe uje njye nireberaga imisatsi ndi umukristo ntabwo najyaga nyireba ariko kuva uwo munsi ariko nyine abantu barayikunze pe abantu barayikunze yari nziza mbere se ubizi se kuno mwakinaga suzi ko abasitari babaga ari abantu bamwe nyine bahoraho kugira ngo ujye gupfa kubameneramo umenyekane byabaga wabaga nyine wakoze akantu tu nese ubundi wagiye muri filime gute wajya muri filime guteze zo kuza imbere ya kamera yapfana kuza gushya imbere ya kamera wenda se wabyumvishije cyane ndagufashije wenda ni Gasasiro nukuri Gasasira nyine yamenye iyo casting ya Ndi Umukristo noneho Gasasira asanzwe nzi Ndi Umukristo niyo ya mbere oya se bura niyo ya mbere hari izindi filime nakinanyemo na ba Kanyombya we Kanyombya ari papa wa Asiya na Jihadi Spiri anyica Jihadi ari musaza wa Asiya izo filime zari za shoferi wo mu gikari ariko noneho zuzibonye ntabwo wamenya ko ari ngewe baba we karakana mfite imisatsi y'amabara nk'iyi yawe ya tentire ni izo ngizo ngira ngo nahereyeho noneho Gasasira mbona aho ngaho n'icyo gisatsi cyanjye nyine bakeneye umuntu ndumva Ndi Umukristo yari igiye gukinwa na Nadeje hako noneho nyine urabona Nadeje arimo ni umukristo yaba umukristo ariko ni n'umusirimu kubona rero umukristo wa nyawe bie ukuntu script yashakaga narebonaga atari nk'umusirimu ukuntu noneho rero ubwo ni uko nguko Gasasira abwira ntuza uriya mu mama Apolline aramubwira ati hari akana nzi kameze gucyana ugahamagara urebe Apolline akimbona ati niwe mukristo nshaka nibyo barankastinga ndabibasha numva ibya gikristo mu rugo twarasengaga nari mbizi ntago ari ibintu nyine nari ngiyemo ntazi ndabikina nimba hari ikintu kiriho nyine umuntu akina ukabona yabaye cyo ni na byiza ko abantu mujye mufata abantu nyine mubakoreshe casting mubona bijyanye umuntu ntari seriye umugize ngo umubosi w'ahantu ngo uri seriye ibyo bintu ntabwo ntibyakunda kandi no mu bitekerezo niyo umuntu umwicaje hari imbere ukamureba ntago biri gukunda nk'ubu ngubu urugero nkastinze ukangira umukristo waba uri kundenganya pe kuko sinabibasha icyo gihe narabibashaga kuko nibyo nari ndimo nyine niho nabarizwaga ariko nk'ubu ngizeho byaba bigoranye kuba nagira icyo nkumarira nuko rero ni byiza guha umuntu rubona ijyanye n'ukuntu ameze apana kujya kuvanga dosiye ngo nuko ngo uwo muntu azwi umuntu afite ibintu aba arimo bidafite ukuntu biri seriye gushaka kujya kumujya seriye ibintu bikazamba ntatange umusaruro yagombaga gutanga ni byiza rero ko ukora ibintu bijyanye
n'ibyo arimo byorohereza umuntu gukina kandi akanakina neza akanatanga umusaruro mwiza. Tuvuye ku bya filime rero, uko twese turi aha ngaha turi ababyeyi, dufite famiye, dufite abagabo, mfite umugabo, Sara afite umugabo, dufite n'abana. Ni ikihe kintu washingiraho uvuga ngo uriya mugore ni mwiza apana ku isura? Apana ku isura, ukamubona hariya soko avuga uti uriya mugore ni mwiza. Okay, reka nkwereke ukundi kuntu nyikubaza. Ni umugore mwiza nyine n'ubundi ubwo bitari imico. Umugore mwiza n'ubu umeze gute? Niyo wenda sivuze umuntu muhuye rimwe gutya gusa utamenyereye imico ye ntago wamenya ngo ni umugore mwiza gute. Ariko noneho muri rusange umugore mwiza n'ubu umeze gute? Umugore mwiza muri sosiyete, umugore mwiza mu rugo, mu rugo. Umugore mwiza n'umenya urugo rwe, of course. Nta gute? Kuko hari umuntu wakumva ngo umugore mwiza n'umenya urugo rwe nasobanukirwa. Umugore mwiza n'ugira inshingano, umugore mwiza nyine no kumenya urugo. Ni nkuko wavuga ngo Korani nivuga ngo ingo ziba ari iz'abagore. Ni ukuvuga ngo ingo ziba ari izacu, ntabwo ingo ari iz'abagabo. Babyitirira ko ari abagabo ariko ingo ubundi ziba ari iz'abagore, kuko usanga ari twe tuhaba kenshi, twe tuhakorera ibintu byinshi bitandukanye, ibintu nk'ibyo. So umugore mwiza umumenya wamusuye, umugore mwiza umumenya iyo winjiye iwe, uburyo ibintu iwe bimeze. Umugore mwiza umumenyera ku mukozi akoresha iwe mu rugo, umugore mwiza umumenyera ku bana, umugore mwiza umumenyera aho bicaye, umugore mwiza umumenye n'ibintu byinshi bitandukanye bigize urugo. Umumenyera ku mugabo we. Njye nshobora kureba umugabo nkavuga ati afite umugore mwiza, nkongera nkamureba nkavuga ati umugore afite ntago ari mwiza, tutavuganye. Ni nk'ikihe kintu wabona ku mugabo ukahita ubona ko umugore we atari sawa? Umugore we atari sawa ni ukuvuga ngo umugabo utagize utambaye neza, umugabo ujabiriye, urumva, ukajya kubona ukabona wenda urugero nk'uyu munsi ni ku wa mbere, niba uyu munsi ku wa mbere yambaye nk'ikabutura na sandari agiye ku kazi, ukabona nk'ejo mwakubitanye yambaye ibintu, uyu munsi mukubitanye ari byo acyambaye, oya yatashye ahubwo yafashe ibyihuta. Buriya abagabo ni bakeya kugira ngo ujye, iyo yifitiye gahunda zo kwigendera byuka agenda, iyo utari tayari ngo umutegurire ibintu, we yiyambarira ibiri hafi akigendera, urumva. Keretse babagabo nyine b'abasirimu avuga ati hariho abagabo ugira abarusha n'umugore w'ubusirimu, akaba ari nawe umubwira ati wambara ibi bintu birabishye ibiki n'ibiki. So abo nibo bake, ntago ari bo benshi. Ariko nyine umugore mwiza umubonera nyine umugabo we rwose uramubona ukavuga uti uyu mugabo afite umugore mwiza n'ubugese. Uzi ko habaho abagabo b'abafungamutwe, sibyo? Ku buryo umugabo ushaka kuvuga uyu munsi ni kuwa mbere ndamutegurira ishati n'ipantaro n'inkweto zimeze gutya, umva ukigomwa ukanabitegura ukanabishyira ahantu hagaragara, ariko yanze agahitamo ibyo. Nk'uwo mugabo we wamugenzi agahitamo ibye, ni uburenganzira bwe. Ubwo uzi icyo nakora se ndamutse mfite umugabo nk'uwo, namubaza nti ejo uzambara iki? None yibaze ibyo ashaka kwambara ni bya bindi n'ubundi nk'undi mugore namubona hanze arabona ari ibintu bidafite ntago byakunda. Yaguma mu rugo. Oya, ubundi abantu baba bakwiye, keretse ariko hari ukuntu ugira umugore nawe w'umuturage kavanga ibintu. Hari ukuntu ugera nk'ahantu nko ku muntu ugasanga ari gufuhira umugabo, noneho mu gufuhira umugabo akamujabiriza kugira ngo agaragare nabi ngo ntihagire umukunda. Ni ibyo ngibyo nyine. Hariho abagore baba bameze gutya akavuga ati reka nze mwambike ibintu bihabanye, n'abamubona babona ari fake, ugasanga nyine wari gufuha muri ubwo buryo. Kandi n'ubundi hari igihe umwana hanze ashobora kumufata, ahubwo noneho agahita amuyobora ukuntu azajya yambara, we wamujabirije ngo kugira ngo atagira, ni uko ngo agaragare neza. Umugore mwiza rero
umubonera mu bintu byinshi bitandukanye. hari akavidewo nabonye kare, umugore aba agiye gusohoka ngo agiye gusura shangazi, akambara wigi, agafata akisiga na mekapu, akambara agakanzu keza, umugabo we yaza yamubona akamubwira ati uyu ni shangazi ugiye gusura cyangwa ugiye mu bagabo, ugiye kwigurisha mu buzima. Kanze nkuvugisha ndi mu kiganiro. Urumva nyine umugabo yahise afata akarenjeta aho ngaho aramuhanagura, amwambika idira na wiga ayikuramo, aramubwira ati jya kwa shangazi. Ntabwo bisaba nyine ko ujya kwikora ibyo bintu byose niba koko ariho ugiye. Rero birajya guhura n'ibyo ngibyo. Hari igihe umuntu wawe wagufuhira akarenza urugero, hakazamo n'ubujiji, agakorera ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abamama uba usanga akunda kwiyitaho ari mafuresheri pe, asa neza, abafite inzara zisumba izi mfite, abasize, abameze gute, mekapu, ikanzu nziza ari guhumura, akaza akicara muri filime. Umugabo akamenyerwa n'umukobwa wo mu rugo, akaba ari umwitaho kuri buri kintu. Uwo muntu we ntabwo aba ari umugore mwiza, ko aba yiyitaho. Yiyitaho gute se? Ku mubiri wese? Ku mubiri we? Okay. Kugira isuku ku mugore ni byiza. Ni byiza. Ni na byiza cyane rwose. Ariko ubwo sinzi wenda isuku waba ufite ku giti cyawe wenyine, ukicara ukagenda ugasa neza, ukicara muri salo, warangiza umukobwa wawe wo mu rugo akaba ari utunganya. Ntabwo nakwemeranya nawe, gusa ntabwo biba ari sawa tu, ntabwo biba ari sawa, ntabwo biba ari byiza cyane, ntabwo biba ari byiza. Ni byiza ko ubundi wabikora, wenda wakora ibyo ugomba gukora ukabona unasana gutyo, sibyo? ngo ukaba ngo naho na makeup n'ikanzu mu rugo imeze gutya. Hari filime bagira za saa 12 na saa 1, ubu usanga nyine yicaye yiteguye ameze nk'akavaze mu rugo. Nimba umugabo ibiryo bya nimugoroba nyine ari wenda anarya rimwe mu rugo, ariko kubera iyo filime yawe nuko gusa neza kwawe ushaka, ukaba nta kintu wajya gukora mu gikoni. Ubundi umugabo nk'uwo nguwo iyo agiye agaca umugore w'inyuma, ubundi njyewe guca inyuma nta mpamvu n'imwe ufite yatuma uca umugore wawe inyuma, ntayo. Ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu mbyumva, aho kugira ngo nce inyuma wandika. Mu gihe ubona ndi kukubanira nabi, wavuga utireka nkureke, aho kugira ngo wijandike muri ibyo, kubera nyine none se ubundi naba mpari nkora iki? Ndeka, ahubwo uwo ushaka kuncaho inyuma ari uzana, kuko ni ukumereye neza. Noneho ngewe undeke, hanyuma uzana uwo nguwo. Ikindi, buriya sinzi impamvu abamama cyangwa se abadamu muri rusange, sinzi impamvu bakunda ko umugabo nyine amenyera indyo pani imwe, indyo y'undi, like nk'ubu ushobora kuba iwawe umugabo wawe adahari, wateka akamenya ko ari wowe watetse, siyo? Watetse akamenya ko ari wowe watetse. Biba bibabaje kuba umugabo washobora gutaha ntamenye ko ari wowe watetse, ari wowe watetse. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wowe uba umukorera, hari indi ndyo wamumenyereje, hahandi ushobora guteka ntavuga ati madamu wanjye uyu munsi niwe watetse. Ubundi umugore aba agomba kugira umwihariko nyine, akaba bizi neza ko ari wowe watetse. Ni ukuvuga ngo hariho abantu rero ibyo bintu babyiyambuye, akabiharira undi muntu pe, akumva bitamureba. Umwana w'umukobwa akaza akakubwira ati ese ko twariye ibi ngibi ejo, uyu munsi turarya iki? Akakwibutsa ko ejo ari byo bariye, hahandi utanabyibuka. Kandi ibyo bintu kenshi bikunda gukorwa n'abamama baba mu rugo. Yego. Ese ku mana yanjye, umugabo akagufata ukaba uri mu rugo nta kazi ufite, warangiza kubw'impuhwe no kumva nyine akugiriye izo mpuhwe nyine Imana idusaba, akagushakira umwana w'umukobwa uza kukunganira. Warangiza za nshingano zose wari ufite, waje aho ngaho ufite, ukazimurira kuri uwo mwana w'umukobwa, sibyo? Ugasanga nyine niwe uri kumenya ibintu byose pe, niwe uri kumenya ibintu byose, niwe uri kumenya ngo imyenda iraha, niwe uri kumenya ngo
ngo uyu munsi turarya ibi, niwe uri kugupangira kandi ukajya ugenda ukajya mu bandi, sha mfite umukozi mwiza, sha mfite umukobwa, mana mubuze nasara, mubuze wasara. usibye ubyumva ku bamama benshi uko ubona ko ari mwiza. Ubundi hari ikintu mba ngira ngo nyine like abantu nzaba nko kubakosora ku bantu b'abamama. Kuba umugore mwiza ntabwo ari kuba umugore mwiza ku isura. Niba ubona uwo mwana w'umukobwa wazanye iwawe, wowe w'umumama umubona ukabona arimo arabikora neza, uri kwibaza undi we awamubona ate? noneho umuntu badahuje igitsina sibyo, ibyo nabyo byiyongeramo kuko nyine areba ikintu akora umuntu agikorera atari n'umugabo we, akibaza aramutse abayo sibyo. Niba ubona ukamushima ukajya mu bandi ukavuga uti mfite umwana w'umukobwa, iyo musigiye abana ndaza nkasanga boze barira ku gihe, baryamira ku gihe, umva mu gitondo arabyuka agashyushya amazi ku bandi afite, wenda ntabwo abantu bose bafite amadushe mu nzu, niba abana bafite amazi ntabashyushye, ugasanga umwana w'umukobwa arabyuka saa 11 agashyuhiriza umugabo wawe amazi, akagenda akayatereka hariya, kandi abizi mwabadamu hari abo murabizi, akabakomangira nashyize amazi muri dushe, umugabo akabyuka akajya gukaraba sibyo. Niba hari abantu nabonye nyine barizoninga n'abantu n'abagabo, ntago bahubuka mu kuvuga, nta nubwo bahubuka, arabireba ukajya kumva mwashwanye, ukajya kumva twi erega nubwo wanagenda uyu se si ubikora, kereka nawe n'umujyana none ugahita usara angereranyije n'uyu, gutangereranya n'umukozi, ariko nyamara ugiye kureba wasanga uwo mwana w'umukobwa kurusha agaciro cyane. kandi uzi ko hari abamama wibaza abafite umwanya uhagije nk'uko nguko yaba ari mu cyumba, kandi ntabwo n'inkoropere hano mu cyumba cyawe n'umugabo wawe, akaza akahagukoropera cyane cyane. uzi ko hari igihe umugore agenda mu bandi, hari ibintu ngewe ntajya nanga, ariko byanga iyo bikabije cyangwa iyo bitangiye kuzamo ikigare cy'abagore, hari icyo nkunda ariko hakaba n'ibyo nangamo. Ngikunda iyo muri kuganira ku bintu, apana kuvuga ngo umugabo wawe ngo uzagende umusoromera ibyatsi bimeze gutya, ngo uzagende umugirire gutya, oya, ibyo biba ari ibindi. Ariko ushobora kuvuga ngo iyo ukoze kino kintu ni cyiza mu rugo, iyo wize aka kantu ni keza, icyo kiganiro ngenda gikunda, n'ibyo biganiro ndabikunda, njye nanabikumbura, narajyaga mbigira ku narabibuze. Rero hari igihe usanga umugore yicaye mu bandi akajya ataka umukozi we, ukubona azi gusasa amamoderi menshi, subhanallah, wibaza sinzi nimba haba harimo nta gutinya Imana kuba kurimo, nta no kubaha umugabo wawe kuba kurimo, sibyo? Ibintu rero mba mbona nyine biba birenze tu, biba birenze. Uko uba umubona ko ari mwiza niko n'undi murimo kubana nawe abibona ko ari mwiza. Buriya rega inshingano, buriya umuntu wuzuza inshingano aba ari umuntu mwiza cyane, ko niyo mpamvu ubona hari abagabo bagawa, hari abagabo tugaya kubera ikibazo cyo kutuzuza inshingano, sibyo? Ariko biba bibabaje kuba umugabo yahashye, kuba umugabo niba mutanubatse agukodeshereza aho kuba umugabo yigomwa, sibyo? Ariko kugira ngo abone ibiryo biryoshye bikabura iwawe. Niba adakomplayininze gushirira, arakomplayininga umunyu, nadakomplayininga umunyu arakomplayininga amabuye mu muceri, nadakomplayininga amabuye mu muceri uramushyuhiriza ibyejo, ibintu nk'ibyo. Niba ufite amahirwe ukaba ufite alhamdulillah, umugabo wanjye yampahiye, wamutekeye akarya neza, kuki hahandi umuntu akubwira ati jye ntabwo ndi mu rugo kugira ngo umuntu ajye kurya muri resitora biba bigoye, sibyo? Kabisa umuntu akavuga ati nta reka ibiryo by'iwanjye biryoha kurenza ahandi hantu hose. So iyo ibyo bintu rero babibonye ibintu nk'ibyo, usanga kuri ba bantu badatekereza neza avuga ngo umugabo waramuroze. Ngewe ikintu ngira ngo kiveho, uburozi bwiza ku mugabo ni imico myiza, nibwo burozi buramba pe, naho bwa bundi bwo guhiga
ariko mubanire neza urebe ko bidakunda, sibyo? Mubanire neza urebe ko bidakunda. Umuntu hariho abagabo babi pe, ukubitaho ugakubitaha neza bikanga, ariko jyewe nemera yuko Imana yaremye abagore benshi karema abagabo benshi. Niba uwo mugabo bitarimo guhura, aho kugira ngo azatuma uniyahura, mureke. Imana yaremye abagabo benshi, irema abagore benshi. Niyo mpamvu nyine yaturemye, abana baravuka igihe cyose, shaka undi wo bizavamo. Ko jyewe nemera yuko hari igihe ubana n'umuntu atari we gahunda ya Nyagasani, mugatandukana. Cyangwa se ukabona murabana n'umuntu ukabona umugabo wawe ni mubi akakunanira, akakunanira imico, twahura agashoboka, sibyo? Ukabona nyine ukabase uriya muntu yamukoreye, yamushoboje iki. Ni ukuvuga ngo nibyo nyine, hari igihe yaba atari uwawe, hanyuma agashaka undi, nawe ugashaka undi, cyangwa se nawe wagera mu rundi rugo uvuye mu rwawe rwa mbere ukabona amahoro, ukaba wariraga, ukaba wararaga ubabaye, ariko wagera mu rundi rugo ukabona ubaye umuntu, bibaye byiza. So abantu rero, ikintu nabonye cyo kigoya, ntago abantu bagikunda ibiganiro bibafitiye akamaro. Ntago bashaka ibintu, ntago bashaka ko umuntu mukemura ngo umubwire uti ntugakore ibi, ntibikagende, ibyo ntago babishaka. Baba bashaka, ubundi ikintu nabonye cyuzuye mu bantu no mu nshuti, hibereyemo ibintu bimeze nk'uburyarya bwinshi, noneho nabwo butari uburyarya bweruye buvangavanze n'ibindi bintu utamenya by'akavuyo. Umuntu muri inshuti arabizi neza ko hari ibintu ukora bitameze neza, akakwihorera, cyangwa yajya no kukubwira akabisigiriza, akabanza akabigira byiza. Ariko nimba hari ikintu cyiza kibaho, buriya ushobora kuba udashoboye kuvuga ngo ubwire umuntu, ariko ushobora no kumuha, nabyita igihano, kimwereka ko ibi bintu arimo atari byiza, abanza yikosore, byibura mukomezanye. Iyo amaze kwitekerezaho agaruka yabaye mushyashya. Ngewe Mana yanjye, aho kugira mbe ndi kumwe n'umuntu muryarya, namureka. Rero tubeho bashuti beza. Oya, ubu se urugero umugabo washaka nko kuguhamagara hano mu kiganiro, cyangwa se dushoje ukamubwira uti uretse ndaje ngo uhamagare, cyangwa se ukabimubwira like umusuzuguye, cyangwa ese ubu mbaza iki, aho nagiye ntago nakubwiye, wagiye noneho ngiye nkwicaye iruhande, ntago nshaka kubwira ngo sha Keca ukoze amafuta, ariko ntago ari ubwo buryo ari bumwitabe, ntago wamubwira mu buryo butuje. Ubwo uzi ko ikintu mpita nkubwira, nabo barastressa abantu, ubutaha ubwo ntazongera, niyongera uzanamutuke, mubwire uti ntukamenyere, ujye uhita umukupa. Hari abantu bajya bakoresha akantu ngo ibyo umumenyereje. Genda mu rugo, umugabo ari ntuzamukorera ibi, nubimumenyereza birakureba. Ugasanga abantu bari kugukanga, uri gukora ibintu bidakwiriye ngo kugira ngo utamenyereza umugabo ngo ibintu. Ese wallahi ninde wanga ibintu byiza? Ese umenyereje umugabo wawe ibintu byiza bigutwaye iki? Ni iki kindi ushinzwe kuri iyi si kitariwe? Ubundi kabone nubwo watabikora, uzi impamvu ibyo dukora turabihemberwa turi kuri iyi si, kandi ngewe namaze kubona ibyinshi turabibona turi kuri iyi si, icyiza cyangwa ikibi, ibyo dukoze turabibona. Ubundi ujya gusezerana n'umuntu imbere y'Imana, ibintu sheha kubwira byonyine biba bihagije kumva ko niba uri gukora neza ni byiza. Reka nkubaze Keca, nk'ubu ni abagore bangahe like wicaranye n'umugabo wawe, uba urishwa neza ko bamuhaye andi mahirwe yo gushaka yashaka wowe? Muri bangahe? Ukaba ubizi ukavuga uti nicaye ahangaha ko ndabizi neza ko yonge bibaye ngombwa ko bahitamo, ese yakongera akampitamo? Nzi neza ko hari abantu haba amahitamo, andi mahitamo. Mpamvu se niyihe? Kimwe nawe, kandi kimwe nawe nuko ushaka kwicara ukavuga uti umugabo wanjye nibura nakongera nkamuhitamo, twongeye bikaba ngombwa ko twongera namuhitamo, ugasanga ntiwamuhitamo. Haba hari impamvu. Rero mu rugo ntago ibintu byose bishobora kuza gutya bimeze neza, kuko muri abantu, kandi umuntu nyine ni umuntu, byanze bikunze aba ari umuntu. Ariko reka ibintu bibe bike, hahandi umuntu utamurambira. Nibyo niko ntekereza umugore mwiza.
umugore mwiza kumuvuga mu jambo rimwe biragoye sibyo umugore cyangwa n'umugabo mwiza n'abagabo mujye mubyumva ko namwe gukora ibyiza mu rugo rwanyu biba ari byiza kuko uyu mugabo akugiriye neza akakubwira neza habaho n'abagabo bigira umushiha ntavuge neza ashaka akavuga neza asohotse gusa cyane sibyo akavuga neza avuye mu rugo ni ukuri kw'Imana ku buryo mushobora nko guhurira mu kazi ukavuga se uyu ni we cyangwa si we cyangwa ukumva ari nko kwakira umukiriya ashaka ukumirwa ariko nakuri kodinga nkajya nkashyira mu rugo nkavuga ati wagiye ungerageza abagabo nta kintu biba bibabwiye aba yumva kandi nta kintu buriya niba hari ikosa utazigera ukora kecapu dore ndakuruta mwana wanjye ntuzahime umugabo ntabwo bajya bamuhima n'umugore aho uri rwose uhima umugabo buri mu mafuti cyane ntuzahime umugabo numva atagushobokeye uzamubwira uti reka dutandukane ariko ntuzamuhime kuvuga se ngo uragacuranga adatashye se wakiyumvira ni nka za filime turi kwirebera bagutegereje mu rugo sibyo byanze bikunze uko wakwikora kose wataha ariko se wallahi yarara hanze ntagire icyaba ntagire icyaba akagenda akiryamira akimerera neza ntihagire ikibazo na kimwe kandi wowe ngaho geza saa moya uri hanze geza saa moya uri hanze na rwa rubyiruko rwawe ntabwo byashoboka njyewe ubundi bagize gutya bari umugabo wawe rero mushaka gushwana akigumira hanze akarara like icyumweru 2 ariko we ntabwo wabishobora ni ukuvuga ngo rero gukora neza sinzi ukuntu njyewe yemba numva nyine urugo ari priorite y'ibindi bintu byose kandi urugo ni uwo mugabo n'abo bana n'ibyo uba ukwiye guha umwanya mpamvu usanga abantu bakubwira ati sha warabuze ni ukuvuga ngo hari uburyo uhinduka hari aho uva hari aho ujya hari imyaka uvaho hari inshingano zirahinduka ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo ngere ntabwo nabasha kubifatanya byose iyo mbonye umuntu w'umumama urugero nkawe mbona turi ku mitekerereze imwe duha agaciro umuryango uwo muntu turagendana ariko iyo mbona uha agaciro ibintu like guhora muri ni ukuvuga ngo uko rwubatswe undi yaba yubatse ntabwo ariko uba wubatse kandi ngiye mprefera kubaka mu mahoro ntabwo ngiye mpaba ngo ku ngufu ntabwo naba mu rugo ku ngufu so amahoro rero araharanirwa sibyo niyo mpamvu ubona n'iki gihugu cyacu byabaye ngombwa ko ababyeyi babura abana babo abaje ku rugamba bagapfa kugira ngo iki gihugu tucyicaremo byasabye ko hari abantu bashyira ubuzima bwabo mu kangaratete kugira ngo tube twicaye ibyo urabizi ni amateka turayazi nta gihe na kimwe venifu nubwo byaba ari mu rugo ari agakaritsiye kawe akadugudu kawe nk'uko ubona ino nzu nutaharanira amahoro ntago bizakunda kandi nta mahoro wabona nta ngufu ntacyo watanze ntago wakwicara like ngo amahoro araje kereya ituntu vugisha umuntu neza erega si ngombwa ko nakuvugisha erega ntago ari itegeko vugisha umuntu ese nintakuvugisha uzantuka akuze umuntu mubana buriya we nagukatira bigakunda yego kuko buri butahe nagukupa nakuburuka ukagenda nagira ibiki ariko wallahi umuntu mubana mukamarana like umwaka 2, 3, 5 mukubana akabuno ku kandi ibintu byose warangiza ngo wamurakariye ngo ntago biri kurangira cyangwa ugasanga umuntu ararakara icyumweru kigashira umugabo ngo yakubabaje icyumweru kigashira keca ukirakaye ahubwo ubwo naba mfite ibyo ndi guteka muri uwo mujinya naba ndi mu biki ntabwo mba mbyumva icyumweru cyose urakaye ntabwo uba ufite ibindi bintu uhaye agaciro sibyo njyewe sinzi ashobora kubabaza yego birashoboka ariko si ku buryo urakara agataha urakaye agasubira ku kazi ukirakaye ejo akabyuka urakaye akagaruka urakaye iminsi 5-6 ngo ndi kugira ngo atazongera sawa ntago yongera gusa ahubwo abayo arigiye ku munsi wa 8 ugira ngo azataha gisanga ukirakaye akaherayo ngiye mprefera kuba mu muryango ufite amahoro wishimye ho umupapa yumva ashaka gutaha aho waba ari mu bandi akavuga ati reka ntahe nisangira abana nisangira umugore
aho nyine ukumbuye iwe akumbura imuha impamvu yo gukumbura iwe kandi ibyo ni umuntu nabivuga nimukajya muvuga ngo kibazo ngo muvugira abagabo hariho abagabo babi ariko se wowe uri mwiza uwo mugabo ni mubi yego ariko se wowe uri mwiza ukuri tubahaye inama zikomeye cyane yishyurwa hari uwo twishyuje ariko ubu no kubireba bizabananira turabasaba n'ukuri babagira ibiki bakurebera ibintu muturebere filime murashaka dukora iki ni ukuri mubirebemo murebe kuri Ketchup Films murebe hijabu murebe ibikorwa byacu murebe ibiganiro byacu tugiye kubakorera ibintu byiza cyane ibyo tuzabasha kubona twasangiza abandi bantu bishoboka bitari ibyo kuba umuntu yakumva bimuteye isoni cyangwa natwe iwacu ngo bidutere isoni ntabwo twabikoraho mwakoze namwe babyeyi